Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikuzo nishimwe biharirwe Nyagasani we murezi biremwa byose. Amahoro n'imigisha bisakare kwasozereje intumwa n'abahanuzi ariwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nshuti zanjye rero ndabashimira cyane kuba mukurikirana Shishoza TV Rwanda, ndetse nanabashishikariza yuko mwagerageza utari wakora subscribe akaba yayikora, ndetse byaba na byiza mukasakaza ahantu hose ku buryo abantu aya masomo bayakurikirana, kubera ko ni amasomo abakenewe. Ntabwo akenewe cyane wenda kuri bamwe, ariko hari aho akenerwa ku buryo iri somo wariha umuntu rikamugirira akamaro. Ndabaha urugero uyu munsi wa none. Nyuma yuko bamwe mu bayobozi b'amadini atari aya Isilamu, nyuma yuko bamajiye gukurikirana neza yuko ibwirizabutumwa rya Isilamu rigenda risakara ahantu hose, abantu bagasobanukirwa ubuyisilamu, abantu bamwe bashushe nk'aho bicamwe ibice, kugeza ubwo uyu munsi wa none Isilamu harimwo bamwe mu banyamadini bavuga yuko Isilamu ngo ari kimwe na Gatolika, ariko ntabwo babivuga babivanye ku mutima, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo abantu badasobanukirwa. Iki ngiki bikaba bigaragara neza yuko abantu hari ibintu birengagiza, kubera ko abakatolika ubundi ni abakristo. Hanyuma mu kuba abakristo, katolike tunavugishije ukuri niyo yatangije ubukristo. Ntabwo ubukristo bwabayeho mbere ya katolike, kubera ko katolike yatangijwe n'abaromani ndetse bafatanije n'abagiriki. Iki ngiki abantu benshi barakizi neza. Hanyuma aya madini yandi yose mubona yose akomoka ku cyo bise Protesta. Protesta yaje gushingwa n'uwitwa Martin Luther. Martin Luther yari ari muri bamwe mu basaseridoti, niba ntibeshyeho gatoya, yari ari mu basaseridoti b'i Roma. Hanyuma igihe kiza kugera, Martin Luther aza kugira gutya yiyomora ku mategeko n'amabwiriza y'i Roma cyangwa se ya Gatolika. Hanyuma yiyomoraho ageragenda ashinga icyo bise Protesta, kubera ko Protesta yashinzwe na Martin Luther. Icyo ngicyo amaze kugikora hari ibyo yashingiyeho. Nukuvuga ngo i Roma ntabwo bemeraga yuko umugabo umuyobozi w'idini, ngo nyine umuyobozi w'idini ntabwo bemeraga ko ashaka umugore akabyara abana. Martin Luther abona yuko ibyo bintu atabyihanganira. Hanyuma we ahita yiyomora kuri Katolike. Amaze kwiyomora kuri Katolike, ahita agenda ashinga Protesta. Amaze gushinga Protesta, ashyiraho na Bibiliya yera y'ibitabo 66, mu gihe aho yabaga bakoreshaga ibitabo 73. Bakoreshaga Bibiliya y'ibitabo 73. Iki ngiki ubwo kuba umuntu yatinyuka akavuga ngo abayisilamu ngo ni kimwe n'abakatolike, ibyo ni ubuhezanguni, ibyo ni ukujijisha abantu, kubera ko abayisilamu ntabwo ari abakristo, ariko abakatolike ni abakristo birazwi. Ukambaza uti ushingira ku cyemeza ko ari abakatolike, usibye ko nta n'impamvu yo kubimbaza, ariko turabizi neza yuko haba kubatizwa barabatizwa, imihango yose igendanye n'ubukristo barayikora. Ikindi, abakatolike bemera ko Yesu ari Imana nk'uko n'abandi babyemera,
kabone nubwo babyemera mu ibanga bajijisha abantu. Ni ukuvuga ngo amadini yose usibye abayisilamu bemera yuko Yesu ari Imana, ariko ntabwo babyerura. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, bose bemera yuko uwo Yesu yabapfiriye, kandi ibyo bintu byose muri Isilamu ntabwo byemewe. Hanyuma ikindi bahuriyeho bose nuko bahuriye ko bose ntabwo bemera Allah, bamushidikanyaho. Icyo ngicyo rero rwose nyamuneka, ku muntu wavugaga yuko abayisilamu ari abakatolike, icyo ngicyo yaba yibeshye. Abayisilamu, Isilamu ni idini yashyizweho n'Imana, ihabwa intumwa n'abahanuzi kugira ngo zigende ziyamamaze ku isi yose. Hangana nakosoreho bamwe, ntabwo Yesu yari umukristo, kubera ko ubukristo bwashinzwe Yesu atakiri ku isi, bunashingwa bwitirirwa Kristo. Ikintu abantu mucyumve neza, ubukristo bwashinzwe Yesu atakiri ku isi, ni nayo mpamvu bwashinzwe bwitirirwa Kristo. Abakristo bwitwa abakristo. Nk'uko abayahudi nabo babayeho mu gihe bashinze idini ry'ubuyahudi rishingiye ku bukristo. Ni nk'uko uyu munsi washinga wenda idini rya kinyarwanda, wenda ukaryita Rwandayism, akaba ari idini rigendeye ku banyarwanda. Nk'uko uyu munsi wa none washinga idini rishingiye ku Bagande n'abandi. Rero nabo bagize gutya, baricara bashinga idini baryitirira Kristo. Ibyo bikaba byaratangijwe n'abakatolike cyangwa se abaromani n'abagiriki. Ibyo bintu nibo babikoze. Ubwo tugiye mu bitabo nagenda mbereka igitabo iki n'iki, ariko cyane cyane abaromani nibo bashyizemo ingufu, kabone nubwo bari bashyigikiwe n'ingufu z'abagiriki. Icyo kikavaho rwose. Ahangaha umuntu uvuga ngo abayisilamu ngo ni kimwe n'abakatolike, ni kimwe n'uzaza wundi akavuga ngo abayisilamu ni kimwe n'abadivantiste, ni kimwe n'uko hazaza undi atabayisilamu ni kimwe n'abaprotesta. Oya, ikindi bashingiraho kandi kigenewe n'ubujiji, kuba abayisilamu, abayobozi b'abayisilamu bahura n'abayobozi b'amadini menshi atandukanye. Icyo ngicyo umuntu akagishingiraho kugira ngo abone abayoboke, no kugira ngo ase nk'uwikururira abantu, akabata dore abayisilamu baragiye bifatanije n'ayandi madini, kugeza n'ubwo bamamaza bakavuga ngo abayisilamu ngo nabo bazareka umunsi w'ijuma ngo bajye baterana ku cyumweru. Ibyo bintu ku muntu bitekereza rwose, uratekereza nk'umuntu usinziriye, kanguka. Abayisilamu ibintu bagenderaho byose ni gahunda ya Allah. Niba ari ugusari ku ijuma, Imana iratubwira iti ku murongo muri suratul Juma, Imana iratubwira iti ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye, igihe muhamagariwe gusenga isengesho ry'uwa gatanu, fas'au ila dhikrillah, mujye muhagarika ibyo mwakoraga, mujye gusingiza Allah. Yaba ubucuruzi mwakoraga mubuhagarike, mujye gusingiza Allah. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ibyo nibyo byiza kuri mwebwe iyaba mwari mubizi. Wavuga rero ngo abayisilamu ngo bazareka gusara ijuma, ngo bifatanye n'abaprotestanti, bifatanye n'abanyagatulika, bifatanye n'abapantekote. Ibyo ngibyo waba wibeshye, kubera yuko uwo basenga siwe dusenga, idini ryabo si ryo ryacu, bafite idini ryabo tukagira iryacu.
bagira n'izindi ntumwa zitazwi bakurikira, tugakurikira intumwa z'Imana, ntabwo rero byakunda. Icyo ngicyo nkaba nagira ngo nkure impungenge bamwe batekereza gutyo banigisha gutyo. Ikindi bashingira bakavuga ngo abayisilamu bakoresha ishapure. Nyamuneka niwumva umuntu avuga ibintu nka biriya abyigisha, byanze bikunze uzamenye yuko uwo muntu adasobanukiwe. Nukuvuga ngo hari akantu k'amasaro abayisilamu bakunda gukoresha basingiza Allah. Nukuvuga ngo ushobora kuba ako bita tasbihi cyangwa se tasbihati. Tasbihi ushatse watoragura n'utubuye, ushatse wafata n'ibishyimbo, ushatse wafata n'udusaro runaka ukatwifashisha mu gihe utabasha, mu gihe ubwonko bwawe bumajiye gusaza, mu gihe utabari bubasha gukurikiranya, kubera ko umwisilamu hari amagambo avuga kandi akayavuga mu mubare runaka. Urugero, subhanallah, nyagasani ubutagatifu n'ubwawe, walhamdulillah, nyagasani kuzo nishimwe n'ibyawe, Allahu akbar, nyagasani nowe mukuru. Ayo magambo bakayakoresha inshuro 33 byanze bikunze, kugira ngo ataza kujijwa yifashisha kariya kantu akaba ariko akoresha. Iki noneho twagira ngo abantu noneho tubakurire inzira ku murima. Ntabwo tasbihi iri mu myemerere y'idini ya Islam. Ntabwo udafite tasbihi bigukura mu Islam. Iki kintu mugisobanukirwe. Tasbihi nta nubwo ari itegeko kuri buri mwisilamu. Oya, tasbihi nta mwanya n'umwe ifite. Kari akantu ndavuga, kari akantu mubona baba bafite, kari akantu mubona baba bafite abasilamu bakunze kuba bafite k'amasaro, nta mwanya gafite mu idini ya Islam. Ko wabyitwazaga icyo ngicyo ahite amenye yuko arimo kuyobya abantu. Munamenye yuko uwo muntu ibyo arimo kuvuga ari umunyabinyoma, ari umuntu udafite ukuri. Icyo kikavaho. Icya kabiri, gufata kari akantu kitwa tasbihi ukakagiranya n'ishapure, icyo nacyo nyamuneka bigaragara neza yuko uvuga wowe uriya muntu bivuga, cyangwa se wowe ubivuga bikagaragara neza yuko ibyo uvuga utabizi. Kubera yuko kugira ngo amasaro yitwa ishapure, kinacyo abantu mugisobanukirwa, nuko agomba kuba ari uriya musaraba. Nuko agomba kuba ariho uriya musaraba, niba ntibeshye bawita ishakapurari. Iki ngiki nyamuneka kubigereranya ubwabyo ni ubumenyi bukeye. Kubera ko ntabwo buri masara yose yitwa ishapure, ariko buri saro ryose ritariho ibindi bintu bibi umuntu yarikoresha mu buryo bwa tasbihi, akoresha avuga amagambo asingiza Imana, ndetse n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. N'intoki, abayisilamu bakoresha n'intoki gutyo. Uzakunda kubona abayisilamu agira gutya, nubwo yaba ari mu nzira agenda yigira gutya, uzamenye ngo uriya mwisilamu arimo aravuga amagambo asingiza Imana. Aho uzamubona hose, nubona umusilamu agenda asa nk'ubara gutya, yigirira gutya, uzamenye ngo uriya musilamu arimo aravuga amagambo yo gusingiza Imana. Impamvu rero ikintu nyigarutseho ni iyihe? Nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaje kuba irimo gutembera, iza gusanga umuntu w'umukecuru yarunze utuntu tw'utubuye. Hanyuma intumwa y'Imana amubaza iti, se utu dukoresha iki? Umukecuru aramubwira ati, jyewe utu tubuye ikintu ntukoresha kubera yuko nshaje ntakibasha kubara neza ngo menye umubare ngezeho. Utu tubuye iyo ndimo gusingiza Imana nitwo nitabaza. Hanyuma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iramubwira iti, ariko ibyiza ujye ugerageza gukoresha bene aha ngaha, kubera ko niho heza. No ku munsi w'imperuka abantu nibazuka,
umuntu wakoze tasbih akoresheje intoki ze ku munsi w'imperuka azazuka zirabagirana zishashagirana. Iki ngiki rwose kuri abantu banjye babaheza nguni, iki mugisobanukirwe, nta hantu bihuriye, mwibigereranya. Uwisilamu bwubatse ku nkingi 5: shahadati an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, guhamya yuko nta yindi Imana ibaho ikwiye gusengwa uretse Imana imwe rukumbi, Allah. Ibindi waba rwose, iyo ni inkingi ya mbere y'ishingiro. Umuntu utari wahamye ayo magambo ntabwo yari yemera Imana. Icya kabiri, umwisilamu gikurikiraho, iyo yamajije kuba umwisilamu, aqimus sala, agomba gusari. Itandukaniro ry'umwisilamu n'utari umwisilamu ni ugusari. Wikwirwa ubaza ibintu byinshi. Igitandukanya umwemeramana w'umwisilamu n'umwisilamu utari umwemeramana ni ugusari 5 ku munsi iyo yamajije gutora shahada. Icya gatatu ni ugutanga amaturo. Icya kane ni ugusiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan. Hanyuma indi nkingi ya 5 y'ubuyisilamu ni ukujya mu mutambagiro mutagatifu Imaka kuri wa wundi ubifitiye ubushobozi. Ubuyisilamu wibuhimbira indi myemerere itandukanye n'inkingi z'ubuyisilamu. Nuko ngo iyo Islam iza kuba idafite inkingi ishingiyeho zigaragaza ubuyisilamu icyo ari cyo, n'ubundi abantu bari kugenda babuvangira babuhimbira nk'uko uyu munsi wa none umuntu araryama yabyuka agahita agenda agahita ahimba imyemerere itabaho mu idini ya Islam. Ubwo rero wenda nkaba nagira ngo nsoreze hano ngira ngo nsobanurire abantu batari babizi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana bibane namwe.